Iyi bisi ya kampani ya International yageze muri iki gishanga yamaze gusambuka, dore ko bimwe mu byuma byayo byagiye bisigara ku gasozi, aho bigaragara ko ishobora kuba yabaranguritse hafi ibirometero bigera kuri 2. Biragoye kwemeza ko hari abarokotse iyi mpanuka, ariko iyo ugeze kwa muganga ubona ko hari abo twagiye tubona bakiri bazima, nyamara uko igaragara ahangaha bigaragara ko nta washoboraga kugira amahirwe yo kuba yarokoka, ariko kwa muganga imbangukira gutabara zabajyanaga mu bitaro bitandukanye byo hirya no hino mu gihugu, by'umwihariko byo mu mujyi wa Kigali. Rero iyo urebye munsi yanjye ahangaha ubona ko hari urutare rwatangiye iyi bisi kugira ngo itagwa muri iriya ruhurura yo hepfo, ariko gusa bamwe mu baturage bayibonye bagaragaza ko kubw'amahirwe ntabo yasanze bari guhinga ndetse ngo ibe yagera aho ingo ziri. Rero iyo urebye mu mpande zanjye ukareba hirya no hino ubona ko hari ingo z'abaturage zihari, ariko gusa aho iyi bisi yamanukiye ko nta ngo zihari, icyari gihari gusa ni ibiti yagendaga irimbura ikamanuka, biza kugera ahangaha abayibonye bavuga ko abaturage bari bamaze gushiramo, kuko hari hasigayemo umuturage umwe nawe ariko waje kwitaba Imana, ariko abo yagiye ijugunya ku musozi, abo ngabo bamwe bagiye bakomereka ku buryo bajyanwe mu bitaro byo hirya no hino mu mujyi wa Kigali n'ahandi. Nabibutsa ko iyi mpanuka yaguyemo ku ikubitiro abaturage bagera kuri 16, mu gihe yari irimo abaturage 52. Urumva ko abandi bose bakomeretse, ariko turacyakurikirana yenda imibare ya polisi niraza kugaragaza uko muri rusange imibare ihagaze, yaba abitabye Imana ndetse n'abakomeretse. Murakoze cyane.